Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ijambo rizindutse rimfasha. Hanyuma muri aya masengesho ni kugumya gusenga, ariko iri jambo nawe rikubake nanjye rinyubake. Riri mu Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 16 turagera ku murongo wa 23. Umurongo wa 23. Amen. Hanyuma batangira bavuga umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo Isaka asezerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka asezerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Noneho wahera ku murongo wa 16, Abimeleki abwira Isaka ati genda utubemo kuko uturuta cyane. Isaka abamba amahema mu gikombe cy'i Galilaya aturayo. Isaka asibuza amariba yafukuye Aburahamu akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa ahita amazina se yayise. Iyo ni Isaka wasibuje amariba se yari yarafukuye Abafilisitiya bari barafunze. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseke, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukurira irindi riba, naryo bararitonganira ryita Sitina. Ava yafukuza irindi riba ryo ntibarutonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororoka muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro, aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye, kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha, ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abamba ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Amen. Turageza ku murongo wa 25. Navuze wa 24. Yubakira igicaniro, ntukibagirwe gushima Imana igihe Imana igutabaye. Amen. Ahangaha Isaka bari bamwirukanye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka arigendera ajya gushakisha ibyari byaratakaye. Natwe turi mu gihe cy'amasengesho yo gufunguza ibyacu byafunzwe, gufunguza amasezerano yacu, kubohoza amasezerano, kubohoza ibyacu. Hari amariba Imana yari yarahaye Aburahamu, ariko Abafilisitiya barayasiba. Nawe hari ibintu byasibamye, hari ibintu byafunzwe, hari amasezerano Imana yaguhaye. Urarindiriye, urategereje, amaso yaheze mu kirere, ariko ndakumenyesha ngo itangazo ryavuze ngo akira Rehoboti yawe. Akira Rehoboti yawe, niko ijwi ryambwiye. Iby'Isitina bireke, ibya Eseke bireke, iby'intonganya, iby'inyuro byihorere. Reba kuri Yesu umubwire ngo mfukurira Rehoboti yanjye. Hakana Sitina waririyeho, Sitina y'agacunaguzo, Sitina y'ibyakurebye nabi, Sitina y'aho waruruhiye, bireke.
komeza ucukure, zamuka. Hari Rehoboti, wicika intege. Hari Rehoboti, funguza ikirere cyawe, funguza amasezerano yawe. Iyo Daniel akirekeraho, ndakumenyesha ko n'uyu munsi aba ataratabarwa. Ariko kuko yakomeje akavuga ngo Mana, sinkure kuri utampaye umugisha, sinkure kuri utabohoye ibyanjye. Ku munsi wa 21 yarabohotse, abona imigisha ye. Marayika Gaburiyeli arayizana, marayika Mikayeli warwanya intambara arahaguruka aramurwanirira. Wowe uri mu biki? Fungura umuntu usenge, zinduka usenge, turacyabohoza amasezerano yacu. Ngiyo shalom y'uyu munsi, nta kindi ndenzaho. Murakoze, umunsi mwiza.